hano rero hari abagabo barimo nka Matima Gandhi, ba Edison Alante, Dennis Mentor, we Peter Pere, ba Mandela, ba Kobe Bryant batakiriho. Abenshi hari amagambo yo bagiye bavuga ku mwuka wabo wa nyuma. Dore nko kuri Gandhi, ni umuhinde wari umunyamategeko waraniye ubwigenge bw'igihugu cye no kurinda kuvogerwa n'abakoloni b'Abongereza akoresheje uburyo bw'amahoro bita no violence resistance. Gandhi rero warangwaga no gusenga cyane. Ku munsi wa nyuma yari mu isengesho ryari ryahuje amatorero atandukanye mu mujyi wa Delhi mu Buhinde, aho yishwe arashwe n'agatsiko k'intagondwa zakoranaga n'abakoloni, zamurasha amasasa 3 mu gituza kwa 30 Mutarama 1948. Mu kinyamakuru Britannica cyakurikiranye amateka ye cyemeza ko Matima Gandhi wishwe ku myaka 78 atarashira mu mwuka ngo yaragize ati hey lam, bisobanura ngo mana yanjye. Hatuye kuri Edison Arantes, Donescimento Pere. Uyu abazi bya Ruhago yamamaye ku izina rya Pere muri Ruhago mpuzamahanga, yitabye Imana ku wa 29 Ukuboza 2022 azize kanseri ku myaka 82 y'amavuko. Pere wigeze no kuba minisitiri wa siporo muri Brazil. Yakinnyeho filime zishingiye ku buzima bwe nkitwa Victory 1981, Forever muri 2004, The Birth of Legend muri 2016 niyo bise Pere 2021. Niyo numva nabonye kuri Netflix, documentaire nziza rwose kuri Netflix. Murabizi ko no mu Rwanda hari ikibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe cyari Stade Regional ya Nyamirambo, ubu cyitwa Kigali Pere Stadium. Yatashye ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari kumwe n'umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino ku wa 15 Werurwe muri 2023. Pere yatsindiye ikipe ya Brazil ibitego 77 mu mikino 92, anegukana ibikombe 3 by'isi, iki 1958, iki 1962 no mwaka 1970. Mbere yo gushiramo umwuka ikinyamakuru onwaonline.com cyo muri Ghana kiremeza ko Pere yavuze aya magambo: there will be another great prayer for Brazil. Bisobanura ngo Brazil izabona undi mukinnyi w'umuhanga. Tujye kuri Nelson Mandela. Nelson Mandela yabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afrika y'Epfo na perezida wa mbere watowe binyuze mu nzira ya demokarasi isesuye mu mwaka w'1994. Kubera icyubahiro yahabwaga na n'ubu agihabwa n'abanyagihugu, Mandela bamuhamagara Madiba, izina rye rya gakondo risobanura amafaranga. Yamenyekanye cyane mu rugamba rwo kurwanya ivangura ruhu ryakorerwaga abirabura ku butegetsi bw'abazungu byari hagati y'1948 kugera 1990. Muri politike yo kuvangura yiswe apartheid. Yamaganywe n'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndavuga iyi politike ya apartheid. Mu gihe rero apartheid yabaga Mandela na bagenzi be benshi batawe muri yombi barafungwa, abandi baricwa, we aguma mu buroko kugera mu mwaka w'1962 kugeza ibaze guhera 1962 kugera 1990. Hashize imyaka 4 atarwa kuyobora iki gihugu, afite imyaka 72 kugeza mu mwaka w'1999. Yagiye abumuhuza mu mahemo mu bihugu bifitanye amakimbirane. Yitabye Imana no ku wa 3 Ukuboza muri 2013 ku myaka 95. Azize indwara y'ubuhumekero yari amaranye igihe kirekire. Ikinyamakuru The Atlantic cyakurikiranye ubuzima bwe kugeza ku munota wa nyuma, cyemeza ko mu ijambo rirerire Mandela yavuze mu minsi ye ya nyuma yarisoreje ku nteruro igira iti now I can die in peace. Bisobanura ngo noneho nshobora gupfa ntuje. Atiye kuri Kobe Bryant. Uyu ni umukinnyi urangiranwa cyane wamenyekanye w'umunyamerika mu mukino wa basketball, wabigize umwuga, aho bakundaga kumwita The Black Mamba cyangwa se inshira y'umukara, kubera ukuntu yari umuhanga mu kuboneza umupira n'igitego muri za shundura, muri kagaseke cyangwa kagapaniye, aho yabaga ahagaze hose mu kibuga. Mu buzima bwe bw'uyu mukinnyi wabigize umwuga, Kobe yamaze imyaka 20 akina ikipe ya Los Angeles Lakers mu ishyirahamwe rya NBA National Basketball Association.
yavutse muri Kanama 1978, yitaba Imana muri Mutarama 2020 azize impanuka y'indege ya kajugujugu. nabo bari kumwe bose 9 barimo umwana w'umukobwa witwaga Gihana Honore Bryant wari ufite imyaka 13 gusa. Kubera ko abo bari kumwe bose nta warokotse, nta muntu n'umwe ushobora kumenya ijambo rya nyuma Kobe Bryant yavuze, ariko ku mbuga nkoranyambaga nyinshi hari ubutumwa bw'amashusho n'ijwi rye yasize mbere yo kujya muri urwo rugendo rwabaye urwa nyuma. Kobe yaragize ati muraho mwese, mumbabarire sindi bubashe kuba hamwe namwe iri joro, ariko nifuzaga gufata uyu mwanya kugira ngo ngire ibitekerezo nsangira namwe mwese. Ntushobora kubuza rero abantu kugerageza kukubuza kugera ku nzozi zawe, ariko wowe ushobora kuzibuza kuba impamo. Isomo mp'agaciro cyane mu buzima nuko ari by'ingenzi cyane ukunda ibyo ukora. Niba ukunda ibyo ukora kandi bikaba biguha umunezero, ubwitange bushyiramo no kudacika intege, nibyo bikugeza ku musaruro. Iyo uzi neza ko ubishyiramo imbaraga zawe zose, nta kintu gishimisha nk'icyo muri iyi si. Ndabashishikariza guhora mugira amatsiko, mugahora mushakisha ibyo mukunda kandi mugakomeza gukora cyane n'igihe mwabigezeho. Inzozi zanyu ni mwizireba. Ndifuza kubabwira ko mbatekereza, mbashyigikiye kandi mbari inyuma iteka ryose. mugira amahoro. Iminota yatujyanye, ariko hari akandi kantu ngiye kubaganiriza kuki abantu benshi bakunda urusaku rw'imvura n'ubushakashatsi. Iyo imvura irimo kugwa, umuntu aryamye haba ari nijoro cyangwa se ari ku manywa, ku buryo urusaku cyangwa se ijwi ry'imvura rikugeraho, usanga abantu benshi bagubwa neza no kuryumva, ndetse bamwe bigatuma babasha gusinzira bitabagoye, bitandukanye n'igihe barimo kumva andi majwi asakuza. Abashakashatsi rero bavuga ko umuntu akunda urusaku rw'imvura n'uruterwa n'andi mazi mu buryo butandukanye, kubera ko ubwonko bwakira urwo rusaku nk'amajwi adateye ubwoba cyangwa se aje atunguranye. Ubusanzwe amajwi atunguranye akanga umuntu, akamukura mu ntekerezo, bigatuma haba nyine atahwa n'icyoba. Ubundi ubwonko bugatangira gutegura uko umuntu agomba kwirinda, kuko aba yumva atagitekanye namba, cyane cyane iyo aryamye cyangwa se arimo kuruhuka. Urusaku rw'imvura ariko itarimo inkuba zesa cyane, ntabwo urukura umutima nk'uruje rukwituraho, ahubwo rwo uruburizamo andi majwi ashobora kubuza umuntu amahoro. Ariyo mpamvu usanga iyo umuntu aryamye imvura irimo kugwa, aba yumva atifuza kubyuka. Si ijwi ry'imvura gusa rifite ubwo bushobozi, amazi y'inyanja cyangwa se ikiyaga arimo umuyaga udakabije cyangwa se umugezi ufite isumo ryoroheje, nayo atanga ijwi riruhura ubwonko. Impuguke mu bumenyi burebana rero n'iby'amazi bamwita Wallace J. Nicholas, avuga ko urusaku rutagatifu rw'imvura nk'uko arwita, ibyo bita the white sound of the rain, rudatuma ubwonko buruhuka gusa, ahubwo ngo rutuma bubasha gushyira ibintu ku murongo neza no kuvumbura ibishya nk'uko umuntu aba atuje, bityo rero ubwonko bukabasha kugera mu gice cyabwo ubusanzwe tutajya tubasha gukoresha mu kumunsi. Burangwa niyo mpamvu uzumva abantu benshi bakubwira ko iyo barimo gukaraba ariko atari mu mazi yo mwibase cyangwa se bari ku nkengero z'inyanja n'ibiyaga, ibitekerezo byabo babigenzura neza nta kidobya. Ariko muri byose ijwi ry'imvura ngo niryo rudasumbwa, kuko imvura idakenera imbaraga zo kuyisunika nk'uko bigenda ku mazi yo mu bwogero cyangwa se y'inyanja n'ibiyaga, kuko agomba gusunikwa n'umuyaga kugira ngo atange ijwi. Tugarutse ku ijwi ry'imvura rero by'umwihariko, namwe murabyumva ko abo rigeraho uko babyifuza ni ababa mu nzu zisakaje amabati, usibye ko hari n'abadasinzira kubera gutinya abajura bashobora kubapfumurira amazu. Naho kuba mu nzu zisakaye mu buryo butumva imvura, birumvikana no kwiyambaza amazi yo mu bwogero cyangwa se ukajya ku nyanja n'ahandi hari amasumo. Ngaya ngo turacyari kumwe, hari byinshi n'abategura, ariko ndabona iminota yagiye. Twari kureba inkomoko yo gukomanya ibirahuri abantu basangira aho byaturutse ndetse n'ibindi, ariko n'ubutaha reka twumve roke zacu za nyuma, ubundi
babwira ko burya karyoshye ntigahora mu itama.